hari ibyitwa moshya ibishuko les tentations n'ibyitwa les épreuves ari byo bigeragezo nyabyo. Ibigeragezo by'amoshya cyangwa ibishuko aho kigusanze ukakinesha, iyo ukinesheje aho ngaho unesheje. Niba ari ikigeragezo kije kikoshya kwiba ntiwibe ubwo unesheje. Niba ari kije kikujyana mu busambanyi ntusambane ubwo unesheje. Niba ari kiza kiragira ngo kiguture mu mutego kurakara uvuge nabi utukane, iyo utabikoze ubunesheje. Ibyo rero byitwa moshya. Amoshya cyangwa ibishuko les tentations aho uhuriye nabyo ukabinesha ubinesheje. Ariko ibigeragezo bita les épreuves, ibigeragezo byitwa les épreuves byo ni ibigeragezo bimarana igihe n'umuntu, bimumaraho igihe, bifata igihe kirekire ku muntu, ntibikurwaho no gusenga shwi data. Abahishe mu mababaye hamwe namwe. Reka tubashimire inshuti abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabira umugisha w'Imana. Ni by'agaciro gakomeye kuba turi kumwe muri uyu mwanya. Imana iraduteguye kugira ngo uyu munsi nabwo tuze kugaruka dufite byinshi tuganira byahembura benshi, imitima ya benshi ikeneye guhembuka. Twe ntacyo twahembuza kuko ntacyo dufite, ariko Data duhamagaye aradukoresha ibikwiriye kugira ngo bibashe kukugirira umumaro. Nge Ndikuzo Emmy, mu kanya katarambiranye tugiye kumarana, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umugabo w'Imana kandi umwigisha ndetse ufasha benshi. Nzi neza ko hari impinduka nyinshi ku buzima bwawe kubera ko Imana imukoresha iby'ubutwari. Hanyuma ndashimira ababanye natwe mu bihe byatambutse. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tuganire byinshi byagufasha kandi byungura. Hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza benshi ibi biganiro. Munyemerero tuze gusengera umukozi w'Imana, hanyuma tuze kumwakira nyuma ahita nakomeza kugira ngo tuze kugira umwanya mwiza muri iki kiganiro. Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi. Twamenye neza ko aho isi igeze iri kwihuta kandi irihutana n'iterambere, hanyuma natwe dufata iya mbere kugira ngo turikoreshe dukiza imitima ya benshi. Impamvu duhumuriza abandi nuko natwe twahumurijwe, kandi twahumurijwe n'imbabazi zawe, ubuntu bwawe. Ubutumwa twabonye bukomeye bukaduhumuriza, hari abandi bakeneye kubwakira. Babwakira kubera ko twifuza ko batigunga. Kenshi na kenshi benshi iyo bajya ku ikoranabuhanga, YouTube n'ahandi kuri social media, hari ubwo usanga bahura na entertainment n'ibindi bibashimisha bikamusetsa, ariko bidashobora kumuha amahoro mu mutima. Amagambo akomeye y'ubutwari, y'ubutsinzi, ahumuriza uteguye mu mugaragu wawe, ntaba ari we abewe ku bwawe kugira ngo akoreshwe na Mwuka Wera. Umuntu wese uri kureba iyi video ahabwe umugisha, natwe tubaye umuyoboro kugira ngo abone ubu butumwa, udushoboze kugira ngo dukore mu gihe kigoranye kandi mu gihe kiri kurusha benshi, bashe kudukoresha iby'ubutwari. Nawe umushigikire mugaragu wawe kugira ngo amagambo ushize muri yo y'ubwenge abashe guhembura no gufasha benshi. Icyubahiro kibi cyawe, izina rya Yesu tubyambaje urakoze, amen. Nyemerera tubakire mushumba, hanyuma tuze kuba tugaruka tuganira nyin'izina birumvikana, ariko noneho abadukurikiye muri umwanya babanje kumenya ngo turi kumwe. Murakoze cyane kuduha ikaze. Nitwa Pastor Michel Zigirinshuti. Ndashimira Imana ibyo kuduha akanya ngo tuganire. Amen. Tugira umugisha wo kubana muri uyu mwanya, hanyuma ndifuza ko uyu munsi tuza kugaruka cyane cyane mu ntambara, icyo benshi bita intambara cyangwa ibikomere bagenda bahurira nabyo mu murimo cyangwa se icyo bitwita umuhamagaro. Iyo bavuga ibikomere mu muhamagaro, iyo bavuga intambara mu muhamagaro, hari ubwo benshi batumva ibyo ari byo. Bibaho gute? Biterwa n'iki? Bikira gute kugira ngo umuntu yumve ko ari mu muhamagaro? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Usanzwe iki kintu cyitwa ibikomere nyine kibaho kuko umuntu yarwanye. Ku rugamba wese arakomeretswa, arakomereka. Kandi twibukiranye yuko mu itangiriro mu gice cya 3 niko Imana yabwiye Adamu na Eva. Yababwiye ko hari urwango rugiye hagati y'umugore n'inzoka, kandi ko hari urwango rutangiye hagati y'abana be n'ab'inzoka. Imana iravuga ijambo rivuga ngo ab'inzoka
bazakomeretsa ab'umugore agatsinsino, ariko ab'umugore bo bazayimena umutwe. Rero intambara zo ni ngombwa ko zibaho, ariko dukomeretswa na Satani muri uyu murimo. Gusa icyo nabwira abatwumva, ntabwo Satani yizira we ubwe, ntabwo wabona Satani agenda n'amaguru, ahubwo agira abantu akoresha ibyo bagakomeretsa abandi mu murimo w'Imana. Izo ntambaro z'umuhamagaro mumbajije, umuhamagaro ubwawo ufite intambara. Ahangaha nshaka ko ntubyumva neza. Umuhamagaro ubwawo ufite intambara nubwo hatagira ukurwanya muri wo. Umuhamagaro ubwawo ufitiye intambara. Iyo ntambara ni iyihe? Iyo ntambara ni imitangirire yawo, uko umuhamagaro utangira, inzira unyuramo kugira ngo uzagere ku gihe cyawo. Yesu adufashe cyane. Ndabisubiramo, uko umuhamagaro utangira, urugendo rw'umuhamagaro na nyirawo, iyo ngiyo ubwayo ni intambara. Nshobora kubaha ingero, nabaha ingero z'umuhamagaro wa Mose. Umuhamagaro wa Mose wamuteye intambara. Reka mbahe ingero nibura nyuma yo kuvuka, nubwo nabyo bitari byoroshye, nyuma yo gushyirwa mu gatebo, nyuma yo gushyirwa mu mazi mu rufunzo, na nyuma yo kubonwa na mukobwa wa Farawo akamutoragura. Twivugire umuhamagaro noneho yamaze kuwakira rwose akuze. Icya mbere harimo ishyaka yagize, arengera Abaheburayo. Arengeye Umuheburayo, bo ubwabo bamutera intambara kandi arimo kurengera, ari kurwanaho, bo bamuteye intambara. Intambara ya kabiri ni igihe yari ageze i Midiyani kwa sebukwe Yetiro. Intambara ya gatatu ni iyo kujya gucungura abantu, yagerayo aho kugira ngo bigende neza bikazamba, Farawo akabababaza kurutaho. Tubisanga mu Kuva igice cya 5 umurongo wa 22 kumanuka hepfo, n'igice cya 6 umurongo wa 1. Intambara ya kane ni iyo kuba yarayoboye abantu badafite imyumvire imwe, ku rugero rungana rw'imyumvire, batumva ibintu kimwe. Kwizera ibyo Imana yavuze n'ibyo ntibabyizera kimwe, barabyumva namwe. Iyo rero ni intambara iba mu muhamagaro mu murimo. Aho nshatse kuvuga ko ubwo mpereye ku ntambara zibaho ziterwa n'umuhamagaro ubwawo, nubwo haba nta muntu kugerageza cyangwa kurwanyije. Noneho hakaba intambara ishyize mu itsinda rya kabiri ry'abatumva neza iby'umuhamagaro wawe. Tumva neza ibyo ukora. Batumva neza ibyo ukora, batumva neza iby'umuhamagaro wawe. Icyo rero iyo uhuye nacyo warahamagawe n'Imana, wariyumva ijwi ryayo, urihangana, ugashinyiriza, ukagumya kwinginga Imana yaguhamagaye ngo abe ari igumya ikurengere kandi iguhe imbaraga. Guha urugero aho ngaho, ndatanga urugero rwa Dawidi. Dawidi yibereye aho ngaho mu rugo iwabo, ari umuhererezi wa se. Dawidi yibera mu ntama, ari umushumba wiragirira. Igitangaje ni uko aho ngaho mu ntama, nubwo atize, ariko hariya mu ntama irimo ahigira umurimo burya. Hariya mu ishyamba arimo kwigira umurimo. Noneho ni mwibuke umunsi Imana ibwira Samweli mu gice cya 16 cya Samweli wa mbere umurongo wa 3, uzageze gusengera Sawuli kandi naramwanze, ahubwo ubu none afata ihembe ry'amavuta ujye kwa Yesayi i Betelehemu, unyimikire y'umwami kuko niboneye y'umwami uhwanye n'uko umutima wanjye ushaka. Bene data munteze amatwi, ibyo Dawidi yabigizemo uruhe ruhare? Hari ubwo mubona se? Nta ruhare mbonamo Dawidi yabigizemo. Gusa ni kwa kuri Imana ihamagarira igatoranya. Yibereye mu ishyamba iyo mu mukenke araragiye, ariko umva ukuntu Imana ibwiye Samweli. Urabizi ko Samweli yahagurutse aragenda ngo ariko genda baza Imana ngo Mana, ibi ndabikora gute koko?
ubu Sawuli niyumva ko ngiye kwimika undi mwami kandi nawe ubwo akiri umwami akiri ku ngoma. Uru rugamba rutoroshye bene data. Sawuli nabyumva azanyica, niyumva nimitse umwami kandi nawe akiri umwami, yugaye n'intambara nayo. Ubwo ni intambara y'umuhamagaro wandi wa Samweli uhamagarwa kujya kwimika. Imana itimubwira iti nawe nyine nubura ubwenge bizakubera bibi. Wegena nk'umuntu ugiye gutamba ibitambo, jya ubwire Yesayi azane inyana z'amashashi mutamba ibitambo, noneho njyewe uwo nzakwereka niwe uzanyibikira. Imana ishimwe. Amen. Samweli aragenda agerayo, Bibiliya iratubwira ngo Yesayi amurika abana be bari aho ngaho. Aha Yesayi tumushyire mu mwanya w'umwe muri ba bantu batumva iby'umuhamagaro w'Imana, batumva iby'ubushake bw'Imana, batanabizi, atari uko banga umuntu, ubwo ntibumva ubushake bw'Imana, ntibanabuzi. Azana Eliyabu, azana Aminadabu, azana Shama, azana n'abandi uko ukurikirana bose umwuka akabanga. Uko umwuka abanga abwira Samweli ati ntumwimike si we, urumva kugira ngo umwuka yanjye abantu batandatu bakurikirana bose ibintu bitoroshye, kugeza ubwo Samweli avuga ngo okay, ngo niba ibyo birangiye nta kundi, ariko ndumva nyebewe icyo Imana yambwiye mpaguruka mu rugo i Rama. None muzehe Yesayi ndajya nkubaze, mu by'ukuri nta wundi mwana ufite? Ubimbwire, hano turi imbere y'Imana yantuma. Nta wundi mwana ufite? Naba mpebe ndekere menye ko ari aba gusa. Yesayi yumva umwuka w'Imana yamutse igitutu, arera uravugisha ukuri, ngati ndamufite ariko ntaba hano. Abyuka yahura aba yagiye. Noneho n'ikindi kandi we ntabwo ari mubona ateganyaga ko baba abayobozi, simuteganyamo ko yayobora, sinteganya ko yava mu mwami, simbimubaraho. Mbese ni Rwoma n'izina ry'umuntu wiyeguriye amatungo gusa, icyo babyita. Kiri rero n'uwo nguwo ati ntabwo namubaraga mu mwami, niyo mpamvu ubona no mu muhango ntamuhamagaye. Niyo mpamvu Samweli akiryumva aravuga ngo niba ari ibyo ntabwo turi bujye kuruhuka, ntacyo turi burye cyakumanywa, nta lanshi uwo mwana ataraza. Nibwo rero Yesayi yahise amutumaho, bajya kumuzana ikubagaho, bamwihutisha bamuzana ngo aze yitabe umukozi w'Imana. Bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana n'ikiganiro, twishyire mu mwanya wa Dawidi cyangwa twishyire mu mwanya wa Samweli. Abo bantu bombi twishyire mu mwanya wabo gute? Twishyire mu mwanya wa Samweli, umenye ko hari undi muntu udahari, isa dufashe cyane, udahari, utahabaye, kandi akaba none hamenyekanye ko agomba kubonekaho. Urabyumva? Amenye ko hari umuntu udahari kandi ugomba kuhaboneka. Iyo kubagaho yo kumutumaho, abo yagiye ahamagaza kuva kare barabifata bate, barabibara bate, nibabona haje undi kandi wakemerwa. Urwo ni urugamba kuri Samweli wagiye kwimika. Yego. Sorry. Aba bantu Samweli baramufata bate? Nibabona kuva yumvi akimara kumva ko hari undi uri buzi cyangwa udahari. Aba bantu baragira ngo bari babiziranye, kandi noneho batamukeka. Ubwo ni urugamba kuwimika. Naho kuwimikwa ari we Dawidi, naho reka tuharebe urugamba. Reba kuva mu gitondo mushyitsi ahagera, umwuka yanga abantu bose, ahakana,
si uwo none Samweli agize ati nta kintu cyongera gukorwa uwo mwana atarazi, kujya kumuzana nimurebe isura ari buhingukane mu maso y'abakuru be. Gusa urugamba n'intambara mu by'ukuri. Hanyuma ngo akihagera amwimikisha amavuta imbere ya bene se bose bareba umuntu batabitekerezagaho. Ubu urugamba bene data bw'izi ntambara ziba mu muhamagaro. Tukiri aha pastor, iyo turiho turavuga umuhamagaro rimwe na rimwe nkatwe hari ubwo tubyumva mu bavugabutumwa, abapasiteri, abigisha, kuko ariho umuhamagaro uba. Dufite igisa n'urugamba rutoroshye kumvisha bamwe, si bose. Hari ijambo Paulo yandikiye Timoteyo, baramubwira ngo abagore ntibakavugire mu ruhame, mu iteraniro, bavugiye bageze hariya iwabo. Ku buryo kugeza uyu munsi erega buriya hari ibintu rimwe na rimwe dusimbuka kandi ari iby'ingenzi. Uyu munsi watoye iyo nyigisho akayimira nk'ihame, bimwe twita doctrine kuri we. Ntabwo doctrine ariyo ngiyo, ahubwo twayita discipline y'itorero cyangwa runaka, kuko ngira ngo doctrine yaba ari imwe mu doctrine. Yo ni imwe doctrine, yo ni imwe buryo. Yo ni imwe, ariko nayo ntabwo amadini n'amatorero bihuza. ngira ngo babihindurira ku mahame cyangwa bimwe twavuga nka discipline. Iby'amahame aribyo bita mu Gifaransa principe, byose bishamikiye kuri iyo doctrine nyine. Okay. Doctrine ubundi ariko ntibajye ujya kumbaza, nicyo bita imyizerere shingiro, sibyo? Imizi ya croyance, imyizerere shingiro. Bamwe bakizera ko hari ugupfa no kuzuka, bamwe bakizera ijuru, ko nyuma yo kuzuka hari kujya mu ijuru. Babyumva? Bakizera umunsi wo mu mazi menshi n'umwuka wera. Iyo niyo myizerere shingiro. Naho discipline ahubwo yo ni imyifatire y'abavuga ko bakijijwe, babaye abana b'Imana. Icyoro cy'abagore warumbwiye twagishyira muri discipline, niho twagishyira. Okay. Noneho rero sinzi narongeye kubaza ngo nzisubize. Nayo ngiye kubaza, rimwe na rimwe bumva ko uwo mugore adakwiye kuvuga, adakwiye guhagarara imbere yabo ngo agire icyo ababwira, abigishe no muri pastoral adakwiye kugaragaramo. Urumva mama, ibi bintu ugiye aho Paulo yabyanditse, ijambo rya mbere nk'uko nawe bivuze, Paulo afite inzandiko yandikiye amatorero, sibyo? Akagira n'izo yandikiye abantu ku giti cyabo, sibyo? Zose bazita 13 épîtres pauliniennes, inzandiko 13 za Paulo. Inzandiko 13 hari zandikiye amatorero zitwa ecclesiastique, nizo yandikiye abandi bantu abahugura nk'abashumba, azo bita izagishumba, ziri mu rugo rwa Timoteyo, izo ebyiri za Timoteyo n'urwa Tito n'iza Filimoni. Rero nk'uko bivuze, biriya byandikiye Timoteyo, yamuhuguraga amwigisha ukuntu akwiye kuzafata amatorero. Aho munkurikire neza mukabyana. Yes, batukurikiye. Ni mwe mu kitubajije. Yego, kugira ngo abantu azafata gute amatorero. Uzi ko hari abamubwiye ngo ajya yita kuri ibi n'ibi kugira ngo amenye ibikwiriye kugenzurwa mu nzu y'Imana. Biriya bintu yamubwiye ni ibyo kugira ngo Timoteyo amenye uko azafata abanyetorero, abanyamatorero, aho azagenda agera hose bose. Kandi hari naho yamubwiye, naho muhibuke, hari naho yamubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, umenye yuko mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya, badashaka kumva ukuri, ahubwo bishakira kumva ibibanezeza. Ibyo byose yamubwiraga ngo amenye uko afata amatorero. Aha rero nk'uko havuze, noneho tunahasoma ari ku bundi, sibyo? Reka tuhasome.
urwandiko rwa mbere rwa Pawulo igice cyaho cya 2 guhera ku murongo wa 9. Inshingano y'abagore. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane cyangwa yigane ituza, aganduke rwose. Aka kantu si ubona murakumvise? Umugore yigane ituza, aganduke rwose. 12 kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo ahubwo agira ituza. Yego kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda. Imana idufashe cyane. Rero urebye icyo Bibiliya isobanura kuri Bibiliya, ntabwo Pawulo yabibuzaga abagore bose kuvuga, kwigisha mu iteraniro, ahubwo yavugaga ko Timoteyo nk'umushumba azajya areba ba bagore bagira imvugo eloquence, niko bita mu Gifaransa, bagira imvugo irimo ubushizi bw'isoni. Hano birahari ndabifite. Muremera ko babaho ubundi? Yego. Turemeye ko babaho? Yego. Ugasanga umuntu kandi disi iki kintu nacyo abantu ujye bakimenya neza. Uyu muntu aba yarabikuye hehe? Uyu mugore udatuza, uyu mugore ushira isoni, uyu mugore iyo avuga wumva imvugo y'ubwayikakaye. Yego, ku buryo abagabo bicayeho nababwiye ko abagabo ari autorité n'aba autorité badashobora kwihanganira uko yigisha. Pawulo yagirimo abwira Timoteyo ko Timoteyo hazaya abayoboye cyangwa azaba ashumbye, ajya amenya bene nkabo batazi gutuza, batavuga avec une voix douce, la voix douce, icyo kintu cya douceur, cy'ijwi riryoshye rituje ry'umugore uciye bugufi uganduka, azakigenzura mbere yo kwemerera umugore kuvuga. Ibi rero byari discipline iri lokale, ako gace barimo. agace barimo. Nk'ubu ngubu dutanze urugero hano iwacu, mbese hano iwacu mwibwira ko imico y'ababyeyi bose y'abadamu bose ari imwe? Yakabaye bimwe ariko. Yakabaye bimwe ariko ntabwo byakunda. Reka ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Umenye yuko aho umuntu yavukiye, yego, harakonda, aho hafite ikintu gikomeye cyane, ariho hatanga education maternelle, uburere bw'ibanze bwo mu muryango bwa kibyeyi. Cyo ni kimwe aho yavukiye. Aho yakuriye harimo influence naho, environnement. Ngarutse hino kuho yavukiye nuko yakuze, psychologie ubwo reka tuyite ubumenyamuntu basi. Yego, tugenekereza ikinyarwanda ariko ni tugenekereza ikinyarwanda. Yego. Psychologie ivuga ko umwana wese watangiye kuvuga bakajya bamucecekesha, iyo akuze ntaba ashaka umuntu uvuga, ntaba ashaka n'umuntu umubuza kuvuga. Yarakuze akiri muto bamucecekesha. Burya niyo gucecekesha umwana cyane, kazamura ikiganiro gafite udukuru kagiye kuduha, ugasanga umuntu amuri kwara caceka ngaho kakaba kashyanuka mu biki. Ibyo bintu ni bibi cyane, bituma akura afite icyo kintu cyo kuba yarabujijwe uburenganzira. Rero ku myaka iri un peu élevée yo hejuru gakeya,
atangira guharanira bwa burenganzira yabujijwe. iyo atangiye kumenya ubwenge atangiye gushaka guharanira bwa burenganzira yagiye avutswa. Niba uzabona ariko baba mu bitsina byombi, niba uzabona iyo ari mu kuvuga aba ashaka kwiharira ikiganiro kandi bose bakamutega amatwi. Noneho hagira nk'uzamura ufata ceceka ko mbabwire, nibwo iri muhuri mbabwire, ariko urumva abo bantu babaho muzababona ahantu hose mu gico cyose, murabyumva. Iyo ni science psychologique. Noneho rero umenye ko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba yaragize icyo kibazo. Umubare munini w'aba bakobwa ariko mana ngiye kubisobanura pe, ni ukuri kubisobanura rwose. Ndabisobanura muri cadre ebyiri. Hari umwana w'umukobwa uri kumwe na nyina aho ngaho, ari wo mubyaye rwose aho ngaho, ndetse na se ari uwo nguwo, sibyo? Si uwo bitumuzanana ngo tuvuge ngo yamuzanye muri urwo rugo, nuwo muri urwo rugo. Bombi baramubyaranye n'uwo muri urwo rugo aho ngaho. Ariko nk'uko bamwe mubizi, umwana w'umukobwa akura akunda se. Ni ibintu biri karemano, abize amapsikoloji barabyize birimo rwose. Uw'umuhungu agakura akunda nyina, umwana w'umukobwa ukura akunda ise. Hari imyaka ageramo ko papa watashye kakaba gashaka kumubwira amakuru yiriwe, karagira kakamuyambira, kagashaka kumuha amakuru yiriwe muri urwo rugo byose, hakaba mwayo nyina adashaka ko avugwa. Umwuka w'Imana amfashe ikintu gisobanura, kandi ambabarire abantu babyumve neza rwose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko Imana ibiduhaye ubusobanuro kugira ngo ntamenye inkomoko y'ibintu. Kuko aho kwica mbiteye wakwica ikibimutera. Wa mwana nyina agahita agahubuza atya, akakanaga nka hariya, ati ni gaceceki, ni gahore, kakavuga kigize kamushyamutse. Urumva kuva icyo gihe agatangira no kumukumira kujya ajya kuyambira se, agatangira kumukumira kujya mukumira ngo atayambira se atashye. Ariko nabwo afite ibyo atangiriza ngo umwana atavuga. Ese ubwo ari mu aha ikosa? munyumve neza, uri mu kazi nini Ndimo ndabaza uwo mugore hari uko afite ikosa rinini, nunkurikiye mu banyumva abyihane nk'icyaha. Kuko uyu mwana kuvuga kwe ni ugusohora ses emotions. Iyo yiriwe abona byose arumva yabirakonta, yaba ari inkuru yabyo. Niko umuntu aremye, ntabwo aragera ku rwego yajera izo emotions, yabicunga neza ngo abigire ibanga. Ndacyakomeje rero. Uyu mwana w'umukobwa nyina yagiye abuza kubwira inshuti ye, iyo nshuti murayumvise? papa Ni papa we. Nyina yagiye abuza umwana w'umukobwa kubwira inshuti y'ibintu n'amakuru yiriranywe, kandi twumvikane ko uyu mwana nta wundi mugambi aba afite. Si ugusebanya, si ugusenya urugo, nta wundi mugambi, gusa kanumva kabwira papa amakuru byose. Mwibutse ko kandi tubirebye kuri kote scientifique mu buryo bwa gihanga, uyu mwana bazaba umuhanga burya. Ibi byonyine kumenya kubibara inkuru y'ibyatangiye saa 2 za mu gitondo papa wakigenda kugeza aya masaha y'umugoroba, ibi ngibi biragaragaza ko azana b'umuhanga muri bya bindi babaza abana mu mashuri twidaga kera etude du milieu. Urumva none arimo aramukumira. Izi rero ibyo nababwiye bigira ingaruka kuri uyu mwana w'umukobwa, aho azakurira ntazatuze. Rya tuza twasomaga hano ntagira ituze. Uyu nta tuza agira, abaharanira bwa burenganzira yabuze kuva kera. Aravuga rero, aravuga. None rero wenda data munteze amatwi, nimutekereze uyu muntu, nimutekereze uyu mwana w'umukobwa igihe azabera umugore.
akuze afite uburenganzira bwo kuvuga arashaka kuvuga nyine arashaka kuvuga twibukiranye ko hari imyaka umwana w'umukobwa ageramo urumva uyu mwana w'umukobwa akajya anabibwira mama we avuga ati mama nanjye nzagira urwanjye rwo kandi nzagira umudendezo wose mwanya nageraho rero birumvikana azirekura azavuga uyu rero niwe muzabona n'umugabo we acecekesha n'ibikundi mu muco reka mvugeho gato ku muco nababwiye ko buriya tugira ikibazo cyo kuba turimo tuganira n'abantu wenda bato bakiri bato icyo kintu kandi gihora numva nyine kiragoye kwigisha abantu ibintu byariho kandi bagombye kumenya no bitagombye gucika. Kera mu muco abantu bambabare banyumve neza z'abashyitsi umuhango runaka ubaye mu rugo abagabo nibo bicaraga muri salo uruhande rw'abashyitsi n'urw'abasangwa abagore bakagira iyabo salo hariya hirya ntabwo wari umuco wo guheza kuko twabyibwira ahubwo wari umuco wo kugira ngo hataza kuba harimo wa mugore uvuga cyane noneho abagabo bakabangamirwa urabyumva twumvikane ko kuva yicajwe hariya mu bagore b'abasangwa ubona ko abagore bo mu rugo aho ngaho muzi urumva impamvu bamushyize hariya irazwi. none iyo mu ruganiriro babaga bafashe ijambo murabizi yuko umusangwa niwe wasabiraga abashyitsi akanya mukumva arahagurutse abwiye abantu bose ati mutuze twumve umushyitsi mukuru. nase nubwo muri batoya nta bintu murabo bikagenda gutyo gusabira umushyitsi mukuru ijambo mutuze yabaturisha akumva aho abagore bari hirya hariya gutuza byanze ntabyo murabona se turabibona murabona koko nge amakwe mporamo na seremoni mporamo njya kumva gucecekesha abagore biragorana cyane ariko n'abagabo babaho nababwiye ko biba muri bose kandi impamvu bibaho nayibabwiye nayo. Pawulo rero tukigaruye mu ruhande rw'itorero rwa kiliziya yashaka kubwira Timoteyo ngo nk'abo ngabo bajya bamenya murabyumva bigane cyangwa bigane ituza kandi baganduke rwose. niba babwira bati silence mugerageze mu muceceke twumve umushyitsi icyo ni impamvu imwe ariko noneho Pawulo we aragira ati no mu iteraniro ryo mu rusengero ahubwo ntibakavuge. mu by'ukuri ntabwo yavugaga ko umugore atazigisha rwose no wumva umugore yakwigisha ariko niba bazi ko iyo avuga agaragazamwo ubugare ubushizi bw'isoni byensure biturutse hehe kuri bwa burere yakuranye bamumenye kugira ngo bamushyire ku murongo bamuhe gahunda y'imivugire ye. burya ahubwo agahugurika bakamugira inama y'uko azajya avuga akumva byakunda urabyumva. nicyo ngicyo nasubiza kuri ibi ngibi. Pawulo rero yandikiye Timoteyo yamubwiye ko ibyo bintu agomba kubyitondera kuko nababwiye rero buriya amatoro Pawulo yandikiye ntabwo yari amwe haba kuri disipurine umuco n'uburere ntabwo byabaga ari bimwe nk'uko tubizi ko imijyi y'intara zimwe na zimwe igira icyo y'influence cyangwa se ihindura ku muco w'abantu. reka ne kurokariza ahantu hamwe na hamwe ariko tuvuge imijyi ikora ku mipaka imijyi ikora ku mipaka burya ifite iyayo mico. twumvikana ahangaha muri bwa nubwo dutuye mu mutima w'igihugu hano muri Kigali umwana w'umukobwa uhavukiye akahakurira adashobora gushaka ku mupaka wacu na Kongo haba hasi Rusizi cyangwa haba hejuru Goma
none se umwana wacu w'inaha ngaha waha hirya mu Bugesera waha ngaha hirya muri Gasabo ntiyashaka se ku mupaka wacu n'u Burundi cyangwa wacu n'u Bugande Kagitumba cyangwa Gatuna? Ariko ahita agenda akahasanga imico abo hakurya batwanduje, sibyo? Itandukanye n'iyacu. Icyo gihe rero bisaba ngo iyo agezeyo biramugora cyane kubona umwifato w'abadamu bagenzi be baho. Kandi koko niko bimeze. Bagasanga n'urugero wenda ho bemerewe ko muri weekend, n'urugero ntanze si ukunzi ko hari aho biba, bemerewe ko muri weekend buri muntu asohoka. Hari igihugu nagiyemo usanga kuwa gatanu umugore arasohoka agakunda n'umugabo ashaka, kuwa gatandatu umugabo agasohoka agakundana n'umugore ashaka, icyumweru bagahura babwirana ko urugendo rwagenze. N'ubu ibyo bintu ari byiza ariko oya nta bwiza bwabyo, nta bwiza mfite ya Kristo, nta bwiza kuko umugore akwiye kuba yihariwe n'umugabo we tout le temps, iminsi yose. Umugabo nawe yihariwe n'umugore we, nta handi urwo rukundo rukwiye gutangwa, nta handi si ukurusharinga rero. Kigali wishimye. Nicyo navugaga ndumva. Noneho birumvikana ahangaha kuba umugore yaba ari imbere y'abantu akabwiriza kuko ari kuri level yo kuba yaha abantu ibintu bizima, ntacyo bitwaye pe. Yahawe ijambo ry'Imana yarigabura nk'uko tubyumvise hano mwituze. Akwiye kuba umugore uvugana tuze kandi uganduka ngo ku buryo adashobora gukangamira abagabo. Hari akantu wasomye kangarutse mu matwi, iri jambo benshi ntibarisobanukirwa kimwe pastor. Ngo aho ngaho ngo umugore azakizwa mu ibyara nakomeza kwizera kandi ahinduka, nako azakizwa mu ibyara dore nga hariya nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera bakirinda. Mba numva nta kantu kancika iyo undi imbere. None urabona impamvu iri jambo rije n'abandi bose baduteze amatwi mu itangiriro 3:14-15 Imana yavuze ko umugore uzagwiza umubabaro wawe ufite inda, uzabyara abantu babara. Ibyo bintu twavuzeho ubushize wumva utumye bigaruka. Erega ijambo ry'Imana rigenda rigaruka kubera ko ryuzuzanya rigenda ryigarukamo. Aho rero niho nawe Imana imutabarira, aho nyine umubabaro we uri, aho kuribwa kwe kuba ndetse hariswa n'urupfu, niho nawe Imana ijya imutabarira. Umugabo nawe ikamutabarira muri ya miruho twize. Yego, muri ya miruho twize cyacyuya gupfuka ashaka ibintu. Uranyibukije. Aho niho imutabarira. Hari umugore abarira ikibazo. Ako ntujye hirya ya. Oya ntabwo ndi bujye hirya yabyo. Kubera ko n'iki kiganiro ukirebe. Iki kiganiro twakoze ejo bundi, hari umugore wakiriye yavuga ati mwayimuzi n'ikindi. Ngiye mfite amafaranga. Ahubwo ninjye ufasha urugo. Ahubwo ngiye kubihindura. Ngiye kwiryamira ageza ntumva. Kuko ndi mu nshingano. Icyo twavuze sugira ngo burya. Ntabwo icyo twavuze ko kuva kera inshingano y'urugo Imana yahaye umugabo kurutunga. Aho mu itangiriro agomba kuvunika, kwifuza k'umugore kukamuhereraho. Tunavuga yuko mu by'ukuri iyo umugore agize ingorane zo kuba ari gutunga urugo, ndabyita ingorane, ntagire umuntu ubyita upfa kuvuga ko ari umugisha. Attention, kuba umugore we ufite amafaranga kuruta umugabo, icyo kintu ntabwo cyoroshye. Yewe mu myaka ngize naganiriye n'abagabo benshi bafite shomeri badatunze urugo rutunzwe n'abagore. Nzi ikibazo bafite, naganiriye nabo benshi. Bitera ipfuno. Hari ibintu bitatu yambwiye bibi. Okay. Nubwo yaryama mu rugo agira ngo aruhuke, aba afite ipfunwe ryo kuryama.
donc ntaruhuka ezema atekanye abo yumva byitwa umunebwe. Icyo ni cya mbere kibi yambwiye. Ikibi cya kabiri yambwiye ni ukuba ngo ashobora kuva mu rugo ntaho agiye. Tu t'imagines marcher sans destination, kugenda ntaho ugiye, nibyo bitakuzerera ubundi buryo. Icya gatatu yambwiye kibi ni ipfunwe agiriwe uvuga ko karibu ku meza. Uyu mugabo ibintu tuzabiga buriya ntabwo nanga yuko ariko sinange dayeri ijambo ry'Imana ntiryanga yuko urugo rwahabwa umugisha mu buryo bwombi, mu mpande zombi, ariko umudamu akwiye gukora ibintu bitari bumuvune, bitari bumurushye. Agakantine hafi aho twa tuntu ari bukore ariko akita ku rugo. Narabisobanuye gushize, nibura umugabo agasanga nawe aruhutse. Twabisobanuye ntubisubizemo cyane, kuko indushyi ebyiri zombi mu rugo za nimugoroba nizo ngo zasenyutse. Kandi hari akandi kantu nibutse nize kavuga ngo umuntu wese unaniwe aranarakara. Umuntu wese unaniwe, burya umuntu wese urushye abarakaye, afatwa n'uburakari atazi naho buvuye. Ntafatwa nabwo, ahubwo umuntu wese urushye automatically mubona arakaye. Akavuga nawe arakaye, icyo twita mu gifaransa colère, umujinya. Ahubwo abadashaka ibimusumbura, donc stress irangwa zirahagije, wishyiraho izindi rero. Niyo mpamvu umugore uzi ubwenge nta cyifuzo na kimwe ashyikiriza bene uwo mugabo. Gutaha ameze gutyo, arushye gutyo, mu kanya agatangira hano babirukanye, kandi kanya Boris yasabye amakaye, mu kandi kanya ngo uwa undi musegonda azagera trip, mu kandi kanya ubishinga uvuye coach niwe coach uyu nguyu wigisha abantu nimugoroba ukocinga ngo akeneye avance. Ibyo nakabimusukaho anabibona ko atashye ananiwe. Nzajya mbisobanura nyamara abanyumva banyumve, utanyumvise n'akazi ke. Ibintu byo kuba abantu bombi bahura mu rugo bananiwe bombi ni ikibazo, ntabwo ariko Imana yavuze ku rugo. Kunanirwa no kuruha yarigize ubigenera, none igena n'uwo kumuruhura, uruhura urugo. Ibintu usomye imigani 31 guhera ku murongo wa 10 wabisangamo, wabona neza umugabo uwo ari we n'umugore we. Nshuti dukurikiye mwese wo muri hirya no hino ku isi, Imana yaduhaye abantu b'ubwenge kugira ngo badufashe. Pase zigira inshuti, ni umubyeyi kandi ni umurezi. Kenshi tuzakunda kumutumira pe kugira ngo tugire byinshi dukunda kugaruka, cyane cyane nko gufasha umuryango. Pase tutagiye kure y'intego yacu, cyane ko tugana no ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Rimwe na rimwe rero turabona tuhatangire ku muhamagaro, kumuna mu muhamagaro, hanyuma rimwe na rimwe ibi bigeragezo cyangwa ibyo twita ibigerageza abantu babamo bibagerageza, kuko buri ugeragezwa n'uwasobanukiwe no kugeragezwa n'ubundi byari byo, kuko utabisobanukiwe ntiyavuga ko ari kugeragezwa. Ariko tubona ko hari ibigeragezo umwanzi azana, tubona ko hari n'ibituka ngo ku Mana, ngo hari n'ibyo wikururira. Wamenya gute ikigeragezo urimo? Hanyuma nicyo kibazo cya nyuma tujye ku musozo. Ibyo nabyigishije mu cyigisho cyitwa ikigeragezo. Narakigishije kandi kirekire. Ibigeragezo nk'uko bivuze biramoko atatu: ibiva ku Mana igerageza umuntu wayo, ibiva kuri Satani, ibiva ku muntu ubwe yiteje. Ariko noneho bikagira classe ebyiri cyangwa ibyiciro bibiri. Hari ibyitwa moshya, ibishuko, les tentations, n'ibyitwa les épreuves, ariyo igeragezo yabyo. Ibigeragezo by'amoshya cyangwa ibishuko, aho kigusanze ukakinesha, iyo ukinesheje aho ngaho unesheje. Niba ari ikigeragezo kije kikoshya kwiba, ntiwibe, ubwo unesheje. Niba ari kije kikujyana mu busambanyi, ntusambane, ubwo unesheje. Niba ari kiza kiragira ngo kiguture mu mutego kurakara, uvuge nabi utukane,
iyo utabikoze uba unesheje. Ibyo rero byitwa amoshya. Amoshya cyangwa ibishuko de tentation, aho uhuriye nabyo ukabinesha ubinesheje. Ariko ibigeragezo bitari les preuves, ibigeragezo byitwa les preuves byo ni ibigeragezo bimarana igihe n'umuntu, bimumaraho igihe, bifata igihe kirekire ku muntu, ntibikurwaho no gusenga shwi data nkukada urategereza gusenga kwa muha imbaraga zo kwihagararamo, ariko icyo kigeragezo cyo gikurwaho n'uko misiyo cyahawe ku muntu kiyigezeho. Aho niho handi Pawulo yanditse akavuga ngo ntabwo izakunda ko mugeragezwa ibirenze kwizera kwanyu, kandi hamwe n'ikibagerageza bacira akanzu kugira ngo mugisohokemo. yes Icyo ni icyatinze kikakubaho imbanda, kikakubaho akumi, kikakuzirikaho umwaka 2, 7, 10 kiraho. Icyo rero cyo kiba cyarahawe misiyo yo kugerageza kugira ngo ugere ku rugero Imana ishaka. Aho rero n'ahandi muri Yakobo igice cya mbere 12 hahirwa umuntu ihanganira iki bimugerageza kuko namara kwemerwa. Urumva ari igihe cyo kwemerwa, kandi maybe ko byatwara igihe kirekire yego kugira ngo ugere ku gihe cyo kwemerwa. yego Yesu adufashe cyane. amen. Ibyo ni ibigeragezo. Noneho rero ibigeragezo twari tuvuze nyine by'uburyo butatu, nibwira ko byo ni birebire kubisobanura. Ibiterwa n'Imana nshobora kubaha imirongo imwe n'imwe, ngira imirongo nsiga kugira ngo umuntu abe yamenya ikigerageza arimo yagitewe n'iki, ahubwo niyo target nkinabaha n'iyi mirongo. Bamwe barahita bavuga ati ndabibonye ndimo ndageragezwa n'Imana cyangwa n'abantu cyangwa yego cyangwa n'iby'ubwanjye. Zaburi ya 17 umurongo wa 3 haravuga ngo wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambona ni umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ubu ni umuntu urimo kubwira Imana, Dawidi, sibyo? Wagerageje umutima wanjye, wangendereye ryari nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi. Iyo uyu munsi twigishijwe urukundo mu iteraniro, sibyo? Tugishijwe urukundo, kugira ubuntu, gukorera imigisha, uwo munsi ushobora gutaha ukagira abasabyi nka 6 baza gusaba, kandi bitari bisanzwe, kubera ko wigishije urukundo. baza gufunguza 6 nibo bakimvuze. Nakumbe ni Imana irimo kugerageza rya jambo wigishijwe ngo irebe kurishyira mu bikorwa. Ibyo bibaho. Noneho reka nkwereke kandi kantu Pawulo yavuze hano mu Bakorinto. Bakorinto ba kabiri mbabarire, ba kabiri igice cya 8 n'umurongo umwe mpasoma. Uwo murongo uravuga ngo ni igice cya 8 umurongo yego wa 8 igice cya 8 umurongo wa 8. Ibyo simbivugiye kubategeka, ahubwo mbivugiye kugerageza urukundo rwanyu ndugerageresha umwete w'abandi kugira ngo umenye ko ari ugukuri. Yes. Wumvise umurongo? Yego. Ibyo simbivugiye kubategeka. Hano Pawulo yerekera Abakorinto ku murimo w'ubuntu, kubakangurira umurimo w'ubuntu. Icyo gihe yari yabahaye urugero, icyitegererezo ku itorero ry'i Makedoniya, uburyo bagize ubuntu. Ati rero simbyandikiye kubategeka, ahubwo mbyandikiye kugerageza urukundo rwanyu ndugerageresha umwete w'abandi. Urumva ko utu tugeragezo twiza cyane ko dukunda Imana igerageza umuntu wayo bwiribe ko uwo muntu ageze ku rugero ishaka. Ntatinze reka mfata icya kabiri cyo kugeragezwa na Satani.
mu itangiriro mu gice cya ahubwo muri Yobu igice cya mbere hatubwira uko Satani yagiye gusaba Yobu igice cya mbere gukomeza kujya ku murongo wa 6 igice cya 2 umurongo wa 12 aho hose atubwira ko Satani ashobora gusaba umukiranutsi ngo mugerageze Imana ikamwemerera ikamutanga. Satani hakugerageza icyo gihe Satani ko navugaga ntabwo we yizira ashaka abantu kandi igitangaje cy'abo bantu ntabwo abashaka mu bapagani abashaka mu bo mu nzu y'Imana. Aho rero niho Pawulo yavanye ijambo yanditse avuga ngo bene data b'ibinyoma bene data b'indyarya mu kaga gatewe na bene data b'ibinyoma. Ijambo ryanditse aryandikira Abakorinto. Icyo ni icya kabiri. Igituruka kuri jyewe rero noneho kuri jyewe nawe n'undi ni hamwe yavuze ngo niba bakubita inshyi n'ibiboko babahora kuba abanyamazimwe n'abakazitereyemo izo ni inkuru ntimuzabeshyire ukuri wabyumvise. Donc hariho ibintu biterwa n'uko umuntu ananiwe kwifata n'uko umuntu ananiwe kwirinda zo zigaterwa nawe naho nasoza mvuga ibigeragezo. Hanyuma mbere yuko wenda tubasaba ngo mudusengere ni butumwa ki mwaha abantu bari guhura n'ibi bigeragezo hanyuma tugane ku musozo mu basabira umugisha. Ubutumwa naho hora n'ibigeragezo cya mbere ndabasaba kumenya uwabahamagaye. Icyo cyo rwose ni ingorane ikomeye kuba umuntu yashaka kwinjira muri uyu murimo atarahamagawe na nyirawo. Icyo azahura nacyo azaba agiye yifashe kuko nyiri umurimo nta muzi. Iyo uvuga utarahamagawe ariko ni iki? Ni kuri ry'Imana rero. Hako uyu munsi ufite abana bavukiye kuri we kandi Imana yaguhamagaye. None se ariko abo bana ntibagomba kujyanwa mu murimo n'uko ari abanjye. Okay, reka bategereze. Bagomba kuziyumvira ijwi ry'Imana. Okay. Kuko ntabwo ibintu by'umurimo w'Imana ari akarande. Nibyo navugaga. Uruhererekane. Cyangwa se ndi umushumba umwana wanjye zaje. Oya mu bushumba simpye gushyiramo abana banjye n'abakwe banjye ngo mbarundemo. Nkwiye kureka Imana igahamagara abakozi bayo ni umwana wanjye yego ariko kwiye kubyihamagarwa na nyiri umurimo. Haleluya. Amen. Waruzi yuko ariko ari bimwe mu umurimo buriya. Yego. Kwibwira yuko abana banjye nabo bajyamo abakwe banjye bakajyamo ibyo bintu bibi cyane. Uyu murimo ugomba kwinjirwamo n'umuntu wiyumviye ijwi ryayo wihamagariwe. Imana ikanamutegurira kuko uyu murimo urategurwa nako Imana itegura umukozi uzawujyamo. Umuntu Imana ikamutegura kamugerageza ngo twavugaga mu kanya kamutegura umukozi kamucura kamunyuza ahantu inyuza abakozi nigeze mvuga ibintu bitanu umukozi agomba kuba afite. Amagambo yo mu Waroma igice cya 8 ku murongo wa 28 kujya kuri 30 havuga abo yamenye kera yarabatoranije. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Abo yahamagaye yarabatsindishirije. Nabo yatsindishirije bahaye ubwiza. Si ibintu bitanu. Kumenywa ryari kera. Gutoranwa ryari kera. Guhamagarwa. Gutsindishirizwa no guhabwa ubwiza. Ubu bwiza rero umukozi agomba kujyana mu murimo nibwo abantu baba badafite. Kandi bumve ni uruhererekane. Ni uruhererekane ubu bwiza burahabwa gutsindishirijwe. Utsindishijwe n'uwahamagawe. Hamagawe n'uwatoranijwe. Watoranijwe n'uwamenye kera. Bivuga ngo ntabwo wavana mu kimwe. Uvuge ngo ngenda jyana ubwiza gusa. Urabuvana hise. Utarahamagawe. Ubwiza buhabwa utsindishirijwe. Nese utunigera utsindishijwe. Utsindishijwe ngo utarahamagawe. Wahamagawe ryari? Uhamagawe se utaramenyekanye. N'uruhererekane. N'uruhererekane rw'ibintu bitagomba gucika. Rero nimo mbwira abantu ngo ihangane niba urahamagawe n'Imana. Ariko niba uzi ko rwose utumvise iryo jwi sigaho biriki. Nshuti yanjye ndajya mbabwire ko muri minsi uyu murimo w'Imana abantu barawushaka ngo babone mu icyubahiro. Barawushaka ngo bawumenyekaniremo. Barawushaka ngo babonemo n'indonke indamu. Icyo kintu tuzakigaruka. Abantu benshi bakomeretse
kandi bakomerekeje no gushaka ukuntu icyo kintu ni kibi uzambara kishe ba nyiracyo. oya tuzakivugaho ubutaha. Reka tuzakivugeho. Vraiment narimo vuga ngo umuntu wese yaramenye uko yaje muri uyu murimo. Urabyumva? Hanyuma inama yindi n'ubushize narabivuze, abantu bose bishaka kuba bigisha, iki kintu kivuga kenshi. Wabona umuntu yitangira ubuhamya bwa Yesu yamukuye ubwo Imana itaramugira umwigisha, akaba atari nacyo yamuhamagariye, niyihamirize gusa aho Yesu yamukuye birahagije. nta ndirimbo uzi kanyiririmbe gatoya. Nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Ujya ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nukumwinginga gufashe uti mwami mfashe. Urumva? Nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, mu gihe utari waba umwigisha, ihamirize Yesu gusa, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira byonyine. ubwira abandi ibyo yagukoreye, ibyo bizabafasha. Ntabwo bikunda ushaka kongeraho n'agakiregesho ukorega. Oya nibyo kosa. Ariko se bahaye umurongo wo muri Yakobo, abo ntakajya benshi muri mwe bakunda kuba bigisha nguko abigisha bazaca imanza z'abandi bose cyane. Simbona impamvu abantu babyiganira. Ariko kujya imbere y'abantu uvuga mu mwanya w'Imana, urumva uhagarariye Imana. Imana ibafashe cyane. Niyo nama numva nabaha. Hanyuma umuntu agasenga Imana, kandi agasenga Imana akayisaba imbaraga ngo mukomeze muri urwo rugamba. Mushumba, Imana ibaho umugisha. Reka tubasabe manze mudusengere mbere yuko tubareka mugende. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye umwanya waduhaye muri kino kiganiro. Turasenze kugira ngo iki kiganiro cyubake imitima myinshi. Ntabwo twicara aha ngaha ngo tugaragare cyangwa tumenyekane, oya, ahubwo izina ryawe aba rigishyirwa hejuru kandi ushimwe rwose, uhabwe icyubahiro. Ndasabye ngo uherekeze iki kiganiro, bashiki banjye n'abandi data bacyumva bubakike, bafashwe. Turimo turumva amakuru tumenye y'izo twatanze ubushize, ko hari ibintu bigoranye mu ngo, aho umuntu akora inshingano z'umugabo kandi ari umugore. Abo bose ubafashe cyane rwose, urwo rugo rwubakike neza. Ndagushimiye. Abarwanya intambara muri uyu murimo nabo ubaha imbaraga, ubakomeze, hatagira n'umwe ugwa akananirwa. Ikindi kandi umenyesha umuntu wese niba ari mu byo ushaka kwabamo, yarumvise ijwi ry'umuhamagaro wawe rimujyana muri uyu murimo. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.